Murakoze nshuti bavandimwe, reka dutangire dusenga. Mana data, mu izina rya Yesu Kristo, urakoze kubw'iki gitondo ciza uduhaye cyo kuba imbere yawe kugira ngo dusangire ibyawe tuyobowe n'umwuka wera. Turagusabye mwami kugira ngo bane natwe muri uyu mwanya mwiza, kugira ngo icyo ushaka ko tumenya ukitubwire mu buryo bwawe bwiza, kuko ari wowe mwarimu mwiza kandi ni wowe uvuga ibikwiriye. Ngaho reka ijambo ryawe rigiye kuvugwa muri uyu mwanya ritugwe neza, turyakire neza, cyane cyane rigirire umumaro umuntu wese uryumva. Asante kuko uri kumwe natwe kandi ukomeza kubana natwe kuva none no kugeza iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, Imana ishimwe kubw'uyu mwanya mwiza duhaye wo guhagarara imbere yanyu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndumva mbanza no kubakira kugira ngo mwiyumve kaze mwese mu ijambo ryiza Imana yadutegurije uyu munsi kugira ngo tubashe kurisangira. Tudatinze mu nyemerere dusome ijambo ry'Imana ryanditswe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, igice ni cya mbere, umurongo wa 10, turasoma tugeze ku murongo wa 12. Handitswe amagambo avuga ngo yaje yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamumenya. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Munyemerere dusome Abagalatiya, igice ni cya 3, umurongo wa 26. Handitse amagambo avuga ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Dusozereze nanone mu rwandiko rwa Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana, igice ni cya 14, umurongo wa 7. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na data. Uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Reka tuganire gatoya mu mwanya muto iri jambo tuvuye gusoma hano. Nkuko mubizi tugize iminsi tuganira amagambo y'Imana, aho duherukaniye kuwa 4 twaganiriye amagambo avuga ngo muyoborwe n'umwuka ariko muhindura icyerekezo. Ndumva twarabivuzeho byinshi, sibyo nongera kugarukaho, ariko uyu munsi ndakomereza muri aya magambo avuga ngo muyoborwe n'umwuka ariko tumenya Yesu. Kuyoborwa n'umwuka bidufashe kumenya Yesu, kandi kumenya Yesu bigira icyo bitumarira, bigire naho bitugeza. Dusomye amagambo meza aho Yohana yanditse avuga ngo yaje mube ariko abe ntibamumenya. Aravuga ngo icyakora ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndumva tuze kuvuga amagambo tuvuga arabashingiye ku bintu bitatu. Ikintu cya mbere turaza kureba igituma abantu batamenya Yesu. Kubera iki abantu batamenya Yesu? Icya kabiri turaza kureba akamaro cyangwa se inyungu yo kumenya Yesu ni yihe, bitumarira iki iyo twamumenye. Icya gatatu turaza kureba ibigaragaza ko umuntu yamenye Yesu koko. Numva aya magambo ko ari 3 niyo tugenda tugarukaho umwanya muto dufite kugira ngo tubashe gusoza umwanya wacu. Tugarutse ku ijambo rya mbere rivuga ngo
kubera iki abantu batamenya Yesu. Usomye ibi bitabo kari bine by'ubutumwa bwiza byanditswe na Matayo na Mariko na Luka na Yohana, hari ukuntu bagiye bavuga Yesu mu buryo butandukanye. Matayo yamubonye amwandika amuvuga nk'umwami, hanyuma Mariko we amubonye amwandika avuga nk'umukozi w'umuhanga. Yesu yari umukozi w'umuhanga. Luka amubonye yandika ibye, iwe amuvuga nk'umuntu mwiza, umuntu mwiza w'umuziranenge, umuntu w'umukiranutsi. Ariko Matayo we ngaje kumwandika nk'umwana w'Imana. Ahangaho umuntu yakwibaza ngo niki gituma abantu bane bavuga umuntu umwe ariko bakamuvuga mu buryo butandukanye. Byari ngombwa ko bamuvuga mu buryo butandukanye kubera Yesu ibi bintu byose yarabyujuje. Yesu yari umwami, Yesu yari umukozi w'umuhanga, Yesu yari umuntu mwiza utagira inenge, ikindi yari umwana w'Imana. Impamvu yatumye bamuvuga gutyo mu buryo butandukanye kwari kugira ngo buzuze ubumana bwe, abe yuzuye neza. Ntabwo kumuvuga mu buryo butandukanye byasaga ngaho umwe yagize icyo abona undi ngaho atamubonye, ariko ibyo bavuze byose byari byo. Yari umwami, ibintu byose yarabyujuje. Niyo mpamvu bagiye bamuvuga mu duce dutandukanye, ariko byose bikaba biri byo. Imana ishimwe cyane. Dutangiye rero ku kintu cya mbere twavuze, kuki abantu batamenye Yesu. Yesu yaje mu isi ariko abantu ntibamumenye. Twasomye amagambo avuze ngo yaje mube, ariko abe nibo batamumenye. Biratangaje cyane igihe narimo nsoma aya magambo, nibaza uko umuntu ayoberwa cyangwa se abe bashobora kukuyoberwa, abawe bakakuyoberwa. Yesu yaje mube, Yesu yaje mu Bayuda, ariko Abayuda bene wabo aho yavukiye ntabwo bigeze bamumenya. Kubera iki batamumenye rero? Kandi bagombaga kumumenya bwa mbere, abandi bakabona gufatiraho, ariko bo aribo babanje kumumenya. Impamvu zigera kuri 3 zatumye Abayuda bamuyoberwa. Icya mbere nuko bari bafite ubuhanuzi, bategereje Mesiya uzaza akaza kubakiza ububata bw'Abaroma, akaza kubakiza uburetwa bw'Abaroma. Bumvaga ubwo buhanuzi bari babufite babubise, bakavuga ngo Imana yo mu ijuru izabahereza Mesiya. Mesiya azaza aturutse mu ijuru aze kubakiza ububata bw'Abaroma bari bari mu cyo gihe. Noneho Yesu agiye kuza, aza anyuze mu nzu yoroheje, aza avuka nk'umwana muto, kandi ngo aje kuvuka avuka mu nzu ikennye, ubundi avuka nk'umuntu udafite icumbi. Mu buryo bugaragaraga uburyo Yesu yavutsemo n'uburyo yinjiye, by'ukuri nicyo cyatumye bamuyoberwa. Baravuga ngo uyu si umwami, nta mwami wavukira aha. Iyo aje kuba umwami yari kuvukira mu nzu y'abami, akavukira ahantu hakomeye cyane. Ariko kubera ubwo buryo nyine yaje mu buryo buciriritse, mu buryo butoya, bibabera urujijo, bituma bakomeza gutegereza Mesiya kandi yaje yavutse. Imana ishimwe cyane. Byatumye rero Matayo aje kumwandika mu butumwa bwe muri ubu butumwa yanditse. Usomye igice cya mbere, Matayo atangira yandika avuga ngo amasekuruza ya Yesu Kristo ngaya. Impamvu Matayo yagiye yandika agahera ku masekuruza ye, nuko yari yaramuhishuriwe amenya ko ari umwami, ari we Mesiya wari waravuzwe n'abahanuzi kera uzaza kubatura Abayuda. Noneho ashaka kugaragaza amasekuruza ye kugira ngo agaragaze ko Kristo ari umwami kandi avukira mu nzu y'ubwami. Usomye ari amagambo cyangwa se biriya bisekuruza bye, yaramuvuze aramumanukana agera hamugeza mu nzu ya Dawidi. Inzu ya Dawidi yari inzu y'abami, abami bavukiragamo, aramuvuga. Niyo mpamvu rero yamugaragaje muri ariya masekuruza
ni ukugira ngo batahure abemeze neza kuko Mesiya yaje kandi Kristo wavutse ari we mwami. Impamvu ya kabiri yatumye abantu batamenya neza kuko Yesu ari umwana w'Imana, nuko Yesu yaje yicishije bugufi. Yesu yaje ari umwana muto, yaje ari umuntu uciye bugufi cyane, asa n'umuntu uganduka. Usomye Pawulo yaranditse hariya mu Bafilipi aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, wicishije bugufi araganduka akagera aba umugaragu w'imbata kubera kumanuka no kwicisha bugufi. Ukwicisha bugufi kwa Yesu kwatumye abayuda batamwemera ko, haleluya, batamwemera ko ari umwana w'Imana. Urebye ugasoma ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 26 murongo wa 57, uhasanga abanditsi n'abafarisayo barimo bamufashe igihe barimo bamufata bamujyana mu nkiko, bamuburanishaga ijambo rimwe, bamubaza bakamubwira ngo koko uri umwami w'abayuda? Yesu akababwira ngo mwakabimenye. Haleluya, Yesu yari umwami w'abayuda. Bamuburanisha mu nkiko nyinshi zitandukanye, bigera ahantu Pilato aravuga ngo amucire urubanza, aravuga ngo njyewe nshingiye ku byo mumurega, nshingiye ku birego mwazanye, ndabona nta cyaha afite. Arakafata amazi arakaraba. Yesu Kristo yari umwami w'abayuda. Impamvu ya gatatu yatumye abantu batamumenya urupfu rwa Yesu rwababereye urujijo. Ubushize twarabivuze, Yohana igice cya 21 usomye umurongo wa 1 n'uwa 6, havuga amagambo meza agaragaza ukunda n'abigishwa be babanye nawe, bamaze kubona ukunda apfuye, bamaze kubona ukunda kubiswe, barebye ukunda cikanye ukuntu bigenze. Ba Petero bahindura mission, baravuga ngo njyewe nsubiye mu bwato, njyewe nsubiye ku rushundura, nsubiye ku murimo wanje kuko twari dukurikiye yapfuye. Bumva kuko ibyo birangiye, bumva kuko batazongera kumubona, bibagirwa amagambo yose yababwiye ndetse n'amagambo yo kuzuka kwe ko yigeze kuyababwira. Arababwira ngo umwana w'umuntu azapfa ahambwe ariko umunsi wa gatatu azazuka. Ayo magambo rero barayibagirwa, bituma batamumenya. Ba Petero basubira mu nyanja. Imana tubabarire cyane. Izo ni impamvu eshatu zatumye abantu batamenya Yesu. Icya kabiri tugiye kuvugaho akamaro k'umuntu wamenye Yesu. Ese umuntu wamenye Yesu bimumarira iki? Icya mbere bimumarira ajya atabarwa mu gihe cy'ibibazo, ajya atabarwa mu gihe cy'intambara. Yesu azamubera umutabazi. Usomye ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 15 n'umurongo wa 25, habivuga neza cyane uburyo Yesu yagiriye neza umugore w'umunyakananikazi waje asanga Yesu amwikubita imbere, aramubwira ngo ndengera, mbabarira, ngirira neza. Yesu aramubwira ngo ntabwo bikwiriye ko nafata ibiryo by'umwana ngo nkabijugunyira imbwa. Uyu munyakananikazi kubera ko yari amumenye, amenya ko yomugirira umumaro umwanya uwo ari wo wose, amwikubita imbere, amwubashye cyane, aramubwira ngo yego mwana, koko n'imbwa nazo ziza zirya ibiryo ibivungukira buvuye ku meza ya shebuja. Yesu amurebye amubonamo kwizera gukomeye, aramubwira ngo mugore, ngo kwizera kwawe ni kwinshi. Imana ishimwe cyane. Uwamenye Yesu kwizera kwe kuza kuzamuka kukarenga ibyo areba, kukarenga ibyo abwiwe, kukarenga ibyo atekereza, kukagera ku mutima wa Yesu. Icya kabiri cyangwa se akamaro ka kabiri kagaragaza umuntu wamenye Yesu, umuntu wamenye Yesu azamubera umukiza. No mu ndwara aramukiza, yagiye akiza abantu benshi, hagiye kuvuga muri uyu mwanya. Usomye nanone ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 9 n'umurongo wa 21, havuga umugore wasanze Yesu warugize imyaka 12 arwaye. Bibiliya iravuga ngo yari yarafashe ibintu bye agerageza kubitanga kugira ngo arebe ko yarengera ubuzima. Bene data, birakwiriye bibaho ko umuntu yatanga ibintu bye byose kugira ngo arengere ubuzima. Uyu mugore rero nawe ntako atagize,
usomye iyo mirongo yose igaragaza ukuntu yagerageje kujya mu baganga, mu bavuzi, atanga ubutunzi bwe yari afite bwinshi kugira ngo arebe ko yatabarwa agakira, ariko birananirana. Bibiliya ikavuga ngo yumvishije ibya Yesu. Haleluya! Yumvishije ibya Yesu, ngo anyura mu bantu, aca mu bantu, agenda asanga mu bantu, kubera ko ngo yari yatekereje, aravuga ngo ningenda nkamugeraho gusa, ngakora ku mwenda we gusa, ndakira. Bibiliya iravuga ngo arahaguruka aragenda, ageze mu bantu benshi agenda abyigana, ashakisha inzira mu buryo bugoye, kubera ko yumvaga adafite umwanya wo kuganira na Yesu, ariko umutima wari wamwemeje ko nakora ku mwenda arakira. Bibiliya iravuga ngo anyura mu bantu, ngo agere mu bantu, ngo akora ku mwenda we, ngo yumva arakize, ubuzima bwe buba buzima. Yesu nawe ngo yumva hari ikintu kimukozweho. Bibiliya bivuga neza, iravuga ngo araranganya amaso mu bantu, harababwira ngo ninde muntu nkozeho. Abantu baramubwira ngo mwami, abantu ni benshi, barakubyigaho, barakubyiganaho, none we uravuga gute ngo ninde nkozeho? Bibiliya itubwira ngo amenya kuko hari imbaraga zimuvuyemo. Icyatumye Yesu amenya ko akozweho bitandukanywe n'abandi, nuko uyu mugore yakoze Yesu akoresheje kwizera. Kwizera kwari muri uyu mugore kwashaganyije ubuzima bwa Yesu, kwashaganyije umutima wa Yesu. Yumva Yesu akozweho mu buryo bwo kwizera, imbaraga zikiza zimuvamo kubera ko ashaka kumenya uwo bibayemo. Bibiliya itubwira ngo arimo abaza umugore, agira umutima uhagaze, araza yikubita imbere ye, aramubwira ngo ni njyewe wagukozeho mwami. Umva ijambo rikomeye Yesu yamubwiye. Yesu aramubwira ngo mwana wanje, haleluya, mwana wanje, haguruka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Imana ishimwe cyane. Iri jambo mwana wanje Yesu yaramubwiye ni ijambo rikomeye, ni ijambo ry'agaciro. Mwana wanje, ngira iri jambo Yesu azatubwira. Iyo wamenye Yesu urakira. Iyo wamenye Yesu ntukira indwara gusa, ukira n'indwara z'umutima. Umutima wawe urakira ukagubwa neza. Icya gatatu kigaragaza akamaro ka gatatu, kagaragaza umuntu wamenye Yesu, urubakwa, ukubakwa, ugakomera, ukazamuka mu buryo bwose, ukubakwa mu mubiri, ukubakwa mu mwuka no mu bugingo. Usomye amagambo nanone mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 16 umurongo wa 16, havuga amagambo meza. Umunsi Yesu yarimo abaza abantu, akabaza abigishwa, arababwira ngo abantu baje bagira ngo ndinde umwana w'umuntu, ndinde. Abantu baramubwira ngo bamwe uri Yohana, abandi uri Eliya, abandi uri Yeremiya, ariko arababwira ngo mwebwe tubana, mwebwe natoranije nahamagaye, munyitane mubona ko ndinde. Bibiliya iravuga ngo Petero arayishurirwa, avuga amagambo atari abantu, aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana uhoraho. Yesu aramubwira ngo Petero, ntabwo ari inyama n'amaraso biguhishuriye iryo jambo, ariko aravuga ngo ni data wo mu ijuru ukubwiye ayo magambo. Bibiliya iratubwira neza ngo aramubwira ngo kubera iryo hishurirwa ugize, ubaye Kefa, ubaye ibuye rito rizashingwa ku rutare ari rwo njyewe, kandi ngo kuri urwo rutare nzahubaka itorero. Yesu Petero abarubakitse, ahinduka ibuye rizubakwa ku rutare rwo Yesu Kristo. Ntabwo Yesu yabwiye Petero ko azubaka itorero kuri we, ariko yamubwiye ko abaye ibuye rito rizubakwa ku rutare. Urwo rutare ni Kristo. Imana ishimwe cyane. Icya kane gituma akamaro ko kumenya Yesu, bitugira abana b'Imana. Iyo tumenye Yesu biduhindura abana b'Imana. Yohana yaranditse aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Uko tuzasa ntikurerekanwa, ariko Yesu niyerekanwa tuzamureba uko asa, kandi natwe ngo tuzasa nawe. Bene data, ni byiza. Hari ikindi cya gatanu sozerezaho ndangiza aka kantu, akamaro ko kumenya Yesu, bidufasha kugeraho tujya. Wibuka umunsi abwira abigishwa ngo nimwikire mu nyanja tugende tujya hakurya, ngo gasigara ku musozi wenyine. Biravuga ngo bageze mu nyanja, bageze imuhengeri, ngo bahura n'umuyaga, bahura n'umuhengeri ubakubita hirya no hino, bagira ubwoba. Yesu ngo amenya ibizababereyeho mu nyanja, ngo azaje kubatabara. Haleluya! Yesu azadutabara iyo twamumenye, azadutabara iyo tugeze mu kaga. Yesu ngo azagendera hejuru y'amazi,
aje kubatabara. Ngo bamubonye batekereza ko ari umuzimu, batekereza ko baje kugirirwa neza, baje kurimburwa n'abazimu. Ariko Yesu avugana nabo ijambo rikomeye, arababwira ngo nimuhumure, nimuhumure, ni njyewe. Petero aramubwira ngo nimba ari wowe ntegeka nanjye mve mu bwato nze n'amaguru. Yesu aramubwira ngo ngwino. Petero ava mu bwato aragenda, birakunda, bigera ahantu barambuka ngo baragenda, ngo bamare kugera hakurya bagerayo. Iyo wamenye Yesu ugere yujya. Soza reka mbabwire ibigaragaza ko wamenye Yesu Kristo. Ibintu bine bigaragaza ko wamenye Yesu Kristo. Icya mbere, iyo wamenye Yesu Kristo ntabwo uhatwa mu byo ukora. Ndagira ngo itu tuntu mutwumve neza cyane. Iyo wamenye Yesu ntabwo uba ikigandi, ntabwo uhatwa mu byo ukora. Wihutira gukora n'ibyo batarakora. Ugira andi maso abona ibintu ugashaka kubitunganya, udatinze sensibilisation, utarinze ngo babanze kugukangura. Iyo wamenye Yesu ntabwo uhata mu gukora. Ukora batakubwirije, ugahaguruka nabutekereza badahari, ugahaguruka nijoro, ugahaguruka ku manywa, ugahaguruka umwanya wari wese, kubera ko uzuhaye ukorera waguhamagaye. Icya kabiri, ugira andi maso abona ibintu. Iyo abandi bantu batagira icyo babona, iyo uri mu nzu y'Imana, wewe uje ugira andi maso, ukagira andi maso akwereka, ukabona ibintu mu buryo butandukanye n'abandi. Iyo wamenye Yesu neza uzugira andi maso atandukanye n'abandi bantu. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu, iyo wamenye Yesu uhindurirwa gusa nawe. Uhindurirwa gusa nawe. Niyo ya magambo twagendaga tuganira ngo umuntu wa kera abarangiye. Niko Paulo yavuze, aravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abari icyaremwe gishya, ibya kera bibe bishize kandi ngo babahaye mushya. Iyo wamenye Yesu uhindurwa gusa nawe. Icyanyuma cya kane, iyo wamenye Yesu ibigaragaza ko wamenye Yesu, wishimira guharanira inyungu za Kristo kuruta izawe. Wishimira guharanira inyungu z'Imana kuruta izawe. Inyungu z'Imana nizo ushira imbere, izawe zikaza nyuma. Igihe cyose uzareba ukabona inyungu zawe zirimo ziraza imbere y'iz'Imana, uzamenye ngo hari ikitagenda muri wewe. Ariko igihe cyose uzashira inyungu z'Imana imbere y'izawe, n'ibyawe bizakurikiraho. Umwanditsi wa Matayo yaranditse aravuga ngo aho Yesu yavuze ngo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Kenshi usanga twebwe twita cyane, twihatira gushaka ibindi, ariko iby'ingenzi ugasanga turabyibagiwe. Bene data, nsoza ndagira ngo mwanditsi Petero yaranditse aravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko agira neza, haravuga ngo nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ngo ku Mana ryaratoranijwe. Bene data, birakwiriye ko tumenya Yesu muri iki gihe. Turi mu bihe bikomeye, turimo turasatira, turimo turinjira mu bihe by'imperuka. Kandi urebye ugasoma ibimenyetso by'imperuka, usanga ibimenyetso byinshi bigaragaza imperuka byarabaye. Ariko ni byiza ko duhaguruka tukamenya Yesu, kandi tukamenya n'ibyo yakoze. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, urakoze kuko utugiriye neza, urakoze ku ijambo ryawe. Uyu mwanya wa none turasaba ngo humura amaso yacu tukubone, turasaba ngo wigishe amaboko yacu gukora. Mu izina rya Yesu Kristo, ureke tukumve muri ibi bihe bya none. Ibihe ntibitumara imbaraga z'umutima, ahubwo twongerera imbaraga muri ibi bihe, bitume dukira, bitume duhumuka, bitume tumenya ibyo twiringizwa n'iyo duhamagaye. Amahoro ya Kristo agwire mu mitima yacu, imbaraga z'umwuka wera zidushoboze kumenya ibyo. Ndagushimiye Mwami kuko utugiriye neza, kubwa Yesu Kristo Mwami wacu. Amen.